ya soko y'amaraso yawe ninjiye monozi ibyaha ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Murakoze cyane turabashimiye nanone inshuti za JJ Love Family TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro nk'uko bisanzwe, turashima Imana yaduhaye aka kanya nk'uko bisanzwe turi kumwe n'umutumirwa. Mbere yuko twibwira ndamusaba kugira ngo abanze asengere uyu mwanya tugiyemo, turakwakiriye. Amen. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, byingiro bizima, nongeye gushima no guhimbaza kuri uyu munsi waturemeye kugira ngo tunezerwemo, cyane cyane tunezerwemo tugabura ijambo ryawe, dutanga ubutumwa bwiza, n'ukuri n'ibyigiciro gikomeye Data mu izina rya Yesu Kristo. Nkangwe no gushimira ko umujakazi wawe mwami washoboye kugira iriyerekwa, n'ukuri umugisha kandi umwagure rubari natwe rero bigende neza, twumve kugira neza kwawe, imbaraga zawe zitugute kandi twirukana imbaraga z'umwijima zishobora kutugwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe butwikire Papa, abagiye kumva iki kiganiro kibafashe, cyo gifasha mu mibiri yabo, tuzarushaho gushima. Urakoze mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane nk'uko tumaze gusenga twiragiza Imana, cyane ko dushingiye ku myemerere yo kwizera ya Gikristo. Turabashimiye rero ko mukomeza kutuba hafi, mutwereka ko turi kumwe. Tugiye kumwakira atwibwire, tubwire amazina ye. Mwari mumenyereye Toni niwe twari tumaranye iminsi tuganira, ariko uyu munsi dufite umutumirwa mushyashya, niyo mpamvu ari butangira twibwira, hanyuma kugira ngo dukomeze ibiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni Apostle Mugunga Aime. Yego. Nkaba nubatse, mfite umugore umwe n'abana 5. Ndashimira Imana. Nk'abanyobora Heaven Temple Ministries, ariko abenshi barizi ku izina rya Military Church. Tukaba dukorera umurimo w'Imana hano Nyarugunga mu mudugudu w'Indatwa. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Apostle Mugunga kutwibwira no kuduhereza ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro kirakomeje nk'uko bisanzwe. Tukunda kwibanda cyane ku rubyiruko ndetse n'amafamiye mu rwego rwo kubaka umuryango mwiza ushimishije mu buryo busanzwe ndetse unezeza Imana. Rero tugiye kuba tuganira uyu munsi, dufite insanganyamatsiko ivuga ni iyihe ntego y'Imana yari ifite mu gushyiraho umubano cyangwa se gushyiraho imiryango cyangwa se gushyiraho ko abantu bakwiye gushakana. Bibiliya itwereka ko Imana yaremye ibintu byose, twereka n'iremwa ry'umuntu, ariko kuki Imana yagize iki gitekerezo cyo kugira ngo noneho habeho umubano w'umugore n'umugabo abashakanye, ndetse ibi biraza kudusigira inyigisho ku bantu bafite imiryango ndetse n'abatari bashaka ariko bakiri muri uru rugendo rwo gutegura kuba bashaka. Mu by'ukuri ntago ndi bubivugaho byinshi nk'uko bisanzwe, umutumirwa ni buri bitubwireho byinshi. Ngiye kumwakira muri introduction cyangwa se niba navuga ngo mu gusobanura ku nsanganyamatsiko dufite, agira icyo atubwira cyangwa se agaseke yadupfunyikiye uyu munsi by'Imana yashyize ku mutima we, atubwire bimwe muri byo. Turashobora kugenda twinjira mu kiganiro neza indani, ariko agiye kuba asobanura kuri iyo topic cyangwa se kuri iyo nsanganyamatsiko. Tugoye ikaze nanone Pastor. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Imana yose kugira ngo ishobore kuba yakwemera umuryango kubaho, reka twifashishije kwanza cyanditswe mbere ya byose cyiza kiri butwereke intego y'umugambi w'Imana. Dusomere Maraki 2 umurongo wa 15 no 16. Haravuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse. Yego. Icyatumye arema umwe n'iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu. Yego. Hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda
niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Icyatumye arema umwe nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Urumva ko cyumvikana neza. Umuryango uriho kubw'umugambi w'Imana. Imana yari yabigambiriye. Imana kwari kugira ngo habone ku rubyaro rwubaha Imana. Muri make mbese nazi cyanditswe kugira ngo kibanze kiduhe ishusho neza y'umugambi Imana ifite umugambi ku muryango. Urakoze cyane. Icyo ngiye maze kwiga nuko mbonye ko Imana yararemye ariko ibona ko bitahagije kugumira aho ngaho, ahubwo ikeneye n'inkomoko ituruka kuri aba ngaba, ariko mu mugambi wo kubaha Imana. Ni ukuvuga intego y'Imana si uko abantu bakwira isi gusa ngo babe benshi, ahubwo icyo Imana ishaka ni uko aba bantu nubwo bagiye kwaguka bagakwira isi, ariko intego nyamukuru ni uko ari abantu bubaha Imana. Imana iguhereze umugisha cyane, ndagushimiye. Hanyuma hariho icyanditswe nasomye, nsoma mwitangirira ibice 2 uhereye ku murongo wa 18 gutyo kujya nko kuri 24. Abantu benshi basoma, abasomyi ba Bibiliya bakunda gusoma, tubona ukuntu Imana yaremye umugabo. Kirajya kujyanisha n'ubundi nicyo wavuze. Imaze kumurema ntiyamureka ari umwe ngo ibone ko bihagije. Ngirangije Bibiliya iravuga ngo iranje ngimuremera umufasha umukwiriye. Muri ya ntego y'Imana imaze kumuremera wa mufasha umukwiriye. Naribajije nigeze kwibaza ikibazo se kukivuga ngo ni umufasha umukwiriye, ni buye busobanura aho ngaho kuntu uwo mufasha mukwiriye. Ni ukubera iki Imana yongeyeho ngo umukwiriye. Iki cyanditswe twari dusomye urumva ko ni Maraki wakivuze, ariko reka dusubire inyuma mu itangiriro. Maraki yahamyaga umugambi w'Imana. Imana mu by'ukuri imaze kurema Adamu, Adamu yari wenyine. Noneho iyo Bibiliya tubwira ngo yamuremeye umufasha umukwiriye, mu by'ukuri ahangaha Imana irashaka no kwereka ab'iki gihe ko mu by'ukuri umugabo wese agomba kugira umugore umukwiriye. Ariko iyo tugiye gusesengura iri jambo ngo amukwiriye nk'uko wabimbajije, reka dufate wari wambara urukweto rutagukwiriye. Nimwani mwajyana numva uragenda ushobora kwihangana ukabesha abantu, ariko ku kilometero 1 kwakurya ukakivana kuko rutagukwiriye. Urumva ubu n'urugero nari ntanze. Ariko bavuga ngo umufasha umukwiriye, Imana yashatse kuvuga ngo n'umwuzuro n'ukuzuzanya. Kuzuzanya, iyo hari ukuzuzanya, urabona umufasha ari umukwiye. Ikintu cya mbere Imana ihita idefinisa impamvu yamukuye mu rubavu. Urumva ko kugira ngo ifate urubavu rw'umuntu ruhindura umugore, urabona ko exactly ni ukuvuga ngo kuko banavuga ko ufashe rwa rubavu karusubiza aho yarukuye rwahakwira. Urumva ariko izo wabaye ari umufasha utamukwiriye ntabwo byakongera guha. Ariko Imana yatwereka ko kumuvana mu rubavu imbere, icya mbere cyayigaragaza ko ari umufasha uremetse umukwiriye. So rero nta kindi Imana yabivugiye, n'umukwiriye, n'umunezeza, n'utamuteza stress, n'uwo bumvikana, n'uwo buzuzanya bashyira hamwe. Hanyuma nanone ikindi kibazo nibaza, ko Imana yari yarahaye Adamu inyamaswa muri Edeni zibasha ngo zaramwumviraga ku buryo zabasha kumukorera buri kimwe cyose. Abari buri kimwe cyose, yego, mu byagaragaraga Eva ataraza. Kuki Imana ngo yongeragaho ngo ari wenyine? Ari wenyine kandi Edeni irambaye rwose irikwiriye, ibintu birimo birahagije. Kuki Imana yakomezaga kubona uyu muntu ko ari wenyine, igakomeza kubona icyuho gikomeye, ikavuga ngo ari wenyine kandi hari ibindi biremwa biri aho ngaho? Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane.
kuko Bibiliya imwita ko yari wenyine kandi hari ibindi byari bifatika biri aho ngaho, ariko mu buryo Imana yamuremyemo bwa kimuntu yari wenyine, yari wenyine. Ariko iyo uvuga ngo yari wenyine ko kuhita ureba neza mu buryo bw'imiremere y'ibintu, inyamaswa n'umuntu biratandukanye, biratandukanye. Nubwo zamukoreraga byose, ariko hari inyamaswa akaba n'umuntu. So mu buryo bwa umuntu Imana yari yamuremye muri yashusho yayo, yari wenyine. Hanyuma se nk'ukuntu kuriya ngo imuremera umufasha, kuki wenda hatabaye habafasha, nyine ni umufasha, ariko mbona ko ngiye mu ntego y'Imana yashyizeho umufasha, ariko kutugarutse mu isi ya none uyu munsi turimo, hari igihe birenga umufasha bikaba abafasha. Ibi bintu navuga ngo twabihuza gute cyangwa twabitandukanya gute? Kuko Imana yashyizeho umufasha, then twebwe twishyiriyeho abafasha. Iki kintu ni iki cyakwigisha abantu badukurikiye? Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane gifite imbaraga. Mu by'ukuri urebye Imana mu mugambi wayo, mu bushake bwayo, yaremeye Adamu umufasha umwe. Iyo ibishaka yari kuremana 5 cyangwa 10, ariko mu bushake bwayo bwo yaremye umwe. None imaze kurema umwe, barabana ibaha ingobyi y'Edeni, bayirinde, bayikorere. Mu by'ukuri kandi bari bariho ubwiza bw'Imana rwose. So tutashatse kujya mu bintu byinshi, ariko dukurikije icyo kibazo warubajije, igituma uyu munsi gucika kuri iyo bushake bw'Imana bwo kugira umufasha umwe, uyu munsi twaba tubona abafasha benshi. Mu by'ukuri jewe uko numbitekereza ahantu bituruka mu gihe iyi famiye ya mbere ya Adamu na Eva, igihe itashoboye kumvira Imana, yaracumuye. Noneho icyaha cyakinguye imiryango myinshi kuba bakomokaho bose. Noneho urumva ko abamaze kubakomokaho bose ntabwo bari bakigendera kandi mu bushake bw'Imana. Abantu batangiye kugendera muri kamere zabo, bakashaka abo bashatse mu buryo bw'irari ry'ubusambanyi, bakifuza abagore benshi. Naho ngaho byinjiriye. Abantu bashaka kuba bibazaga iki kibazo, Imana yavuze ngo umugore umukwiriye cyangwa umufasha, ariko kugeza uyu munsi byahindutse abafasha. Bigaragara ko bitandukanye na ya ntego y'Imana. Kandi muri Maraki wadusomeye twabonye ko Imana irashaka rwa ruba mu bushake bw'Imana, mu mugambi wayo irashaka ibyuzuzo ubushake bwayo cyane rwose. Ariko mu by'ukuri tubonye inkomoko y'uko byahereye kugwa kwa Adamu na Eva, inkomoko y'umuntu. Bibiliya iravuga ngo nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, kikaba icya bose, twese kikaba icyacu n'abamukomokaho, ni nako noneho no gukiranuka kwazanywe n'umwe kubu kwacu twese, kuri abo bamwizeye. Bigaragara ko rero iki kibazo ho cyaziye mu navuga ngo mu gutsindwa kwa Adamu, kuko kutumvira abakomotse bose urubyaro were kuri Kayini. Ukaza urabona Kayini yishe muri umunawe, abakomokaho bose bazara abantu bikorera ibyo bashaka, bakora amafuti. Ariko Imana itangiye nibura kuzana amategeko, nibwo batangiye gusa nkaho bibona ko barimo gukora ibyaha, ariko nabyo ntacyo byatanze. Ari hakenewe Kristo ko noneho azagakuraho cya gicumuro cyazanywe n'umwe, bakazana gukiranuka kuzanywe nawe, ariko kukaba kwacu twese abazamwizera. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Kristo yaje gusana umuryango wangiritse. Noneho uwo muryango usanira mu rupfu rwe no mu maraso ye. Noneho abamwizeye bose bagaruka ibyaremwe bishya, basubiye kuri uwo mugambi w'Imana wo kugira umufasha umwe. Mbonye ko noneho ibanga riri mu ngo, abantu bibaza ingo n'ibiki, ngiye mbonye ko ibanga riri muri Kristo. Ahandi twashakira amahoro y'ingo zacu ni ikinyoma gusa. Tutari muri Yesu, tutari muri Yesu ntabwo ngo nuguca shoti kandi muri ikorera ibyashatse uko abyumva. Murakoze cyane Apostle, Imana iguhereza umugisha. None hari ikibazo nenda kubaza ugisubirijemo, gusa twagishimangira tuvuga ngo ni uruhe rugero famiye ya mbere yabayeho yasize, ni niki byakwigisha abari uyu munsi? Hari famiye Imana yashyizeho mbere, iyihereza umurongo wo kugenderwaho muri bwa bushake bwayo twabonye,
and then ubu bushake yabugendeyemo uko bikwiriye, ese yarayobye izindi nzira, ese muri icyo gisubizo isi ya none yigiremo iki cyangwa imiryango y'uyu munsi yigiremo iki? Urakoze cyane. Imiryango y'uyu munsi iki ishobora kwigira ku rugo rwa mbere, mu by'ukuri nuko urugo rwa mbere ahatari ukumvira Imana, atari kubaha Imana, abantu bigira ibyigenge. Urumva? Ni ukuvuga ngo ino famiye ntabwo yubashye Imana, noneho yemerera Satani ko yinjira. Urabona aho kumvira Imana bumviye Satani, kandi Satani we nta kindi abagamije no gusenya. So rero famiye zo muri iki gihe turimo ni famiye zigomba kuba zubaha Imana, ni famiye zigomba kuba zumvira Imana. Kuko ugiye no kureba uburyo twigiraho kuri rugo rwa mbere, bamaze gucumura Imana ikaza kubasura, bitanye ba mwana hagati y'umugore n'umugabo, ati wowe niwe wabizanye, niwe wabitangiye, tuyumufasha wampaye undi tiyanzoka yarambeshye. Nayo mpamvu uyu munsi famiye zitubaha Imana niyo zigiye gusenyuka, zihera mu kuba baterana amagambo, bitana ba mwana, umwe agashira ikosa ku wundi, aho guca bugufi. Famiye zikigereho nuko zakubaha Imana, zikumvira Imana, nukuri zagira amahoro rwose. Imana iguhereza umugisha cyane mu by'ukuri. Navuga ngo ndize nanjye ndakomeza kwiga ngo turimo turiga mu by'ukuri, kandi abadukurikiye ndizera ko hari icyo tugenda turushaho kunguka cyane. Ni ukuri Imana ibahereza umugisha cyane. Navuga ngo gira inama, niba navuga ngo abantu badukurikiye, duhereye ku niba navuga package uyu munsi tubonye, cyangwa se impamba, navuga inyigisho Imana yari yadupfunyikiye uyu munsi duhaye, navuga ngo tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndumva ko hari ikintu wabwira abadukurikiye kuri ku mutima ku bijyanye n'ingo ndetse no mu kuzitegura. Mu by'ukuri amakosa urubyiruko rukora ni ukuba ntabwo bagisha inama Uwiteka ngo basenge Imana ibaganirize, kuko buryo Imana yireba umutima ntire w'uburanga cyane. Ariko bo bakifuza, bakihutira kuvuga ati reka ndebe face nziza, umukobwa uteye neza, cyangwa se ufite ubushobozi bungana gutya, ntacyo bitwaye ku bintu nk'ibyo. Ariko wagishije inama nabyo si bibi. Imana ntiyakuye umukobwa mwiza, ariko iyo wagishije inama ni byiza. Ugasanga rero mu by'ukuri iyo bahutiye kureba iby'inyuma gusa batareba iby'imbere, iki cyanditswe gihita kibatsinda. Twari tuvuze mu Migani cya 19:14, umugore ufite uburanga utagira umutima ngo ameze nk'impeta y'igiciro ikwikiye ku izuru ry'ingurube. Urumva ko mu by'ukuri ahangaha Imana ntabwo yitaye inyuma, yashatse kureba umutima mwiza. Akenshi usanga ariyo makosa bakora urubyiruko. So tukaba tugira inama urubyiruko mu buryo bwo gutegura kwanza urubyiruko, irubanze rwumve ko igihe cyageze cyo kugira shake. Iyo kumva ngo bagenzi be ngo babikoze ngo nanjye ngiye kuri pressure, bira bituma bakora amakosa. Kandi bene izi ngo zo kuba umuntu yagiye gusa kureba inyuma kurikira ibintu ntabwo zimara kabiri. Zimara kabiri. So tukaba tubagira inama ngo bagire imyiteguro myiza mu gihe gikwiriye. Iyo amaze kumva yamaze kwitegura ati igihe kirageze, noneho akuye kujya gusenga, agasenga Imana kugira ngo Imana bariyo imufasha kuba yabona umufasha mwiza, atabashe kurebera iby'inyuma cyangwa se imiterere y'umuntu. Noneho twagaruka mu buryo urugo rw'abashakanye, ni gute uyu munsi bashobora kugira urugo rwiza. Ikintu cya mbere iyo dusomye Matayo igice cya 7:24 ngira ngo niho batwereka inzu ebyiri. Hari inzu yo ku rutare, hakaba n'inzu yo ku musenyi. Iyi nzu rero yo ku rutare, Yesu yaravuze ngo abantu bose bumva ijambo ry'Imana ntibaryiteho, bameze nk'umuntu wubatse inzu ku musenyi. Iyo imiyaga ije, amasura akaza akubita yanze ikagwa, ngo ari kumva ijambo ry'Imana wese akaryemera, ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Iyo ya masuri aje ngo akubita yanzu nishobora kugwa. Izi nzu rero ebyiri tuzigereranye rero. Uru rugo rw'umugore n'umugabo bubakiye ku ijambo ry'Imana, bubakiye ku kubaha Imana. Iyi miyaga bavuga na ya masuri ni iki? Ni imyuka y'amadivorce, ni ibitero byose Satani arimo kugaba ku ngo. Iyo rero bubakiye ku ijambo ry'Imana, bubaha Imana, ntibizabura kuza kuko bari mu isi, ariko ntacyo bibatwara. Barashinganye, bari mu ijambo ry'Imana, bari muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo urugo rwiza ni urugo rwubakiye mu kubaha Imana n'ijambo ry'Imana kandi no kumvira Imana. Icya kabiri, urugo bagomba kuba bakundana,
urukundo ruzira uburyarya ruzira amacenga ruzira ubucakura bakagira rwa rukundo rwose rwimbitse rwa rukundo rufite imbaraga nk'uko mu gitabo cy'Abakorinto batubwira ngo bene uru rukundo ngo ntirwirarira ngo ntirwihimbaza rwihanganira byose rubabarira byose urumva rero uru ni urukundo uyu munsi niyo umugore akoze ikosa cyangwa umugabo akora ikosa iyo umwe yubatse ku rukundo arihangana akagarura wa mubano ntiyivumbura nahima mugenzi we kuko aba yubatse mu ijambo ry'Imana kandi ntibahangana so iyo yubatse ku ijambo ry'Imana bagakunda Imana urugo ruzaba rwiza turasaba rero abashakanye bubaka urugo rwabo mu ijambo ry'Imana mu rukundo rw'Imana mu rukundo rwa Kristo yabakunze urukundo ruzaba rwiza urugo ruzaba rwiza arakoze cyane Apostle Imana imuhereze umugisha nk'uko twabivuzeho ubushize twabonye ko inzu kugira ngo ihagarare yemye nuko bihera mu musingi muri fondation rero fondation tubonye nziza y'ukuri ni Kristo niwe rutare rukomeye buri wese abasha kubakaho inzu igakomera abasha kubakaho urugo rugakomera kuko runo rugo navuga ngo ruri mu bushake bw'Imana nk'uko byari mu mugambi w'Imana so murakoze cyane ikindi rubyiruko mu by'ukuri twabivuzeho ubushize igihe nari ndimo nsobanura ngo urukundo ni iki tuvuga ukuntu urukundo n'ibiruranga twabonye mu biruranga ko harimo kubabarira tubona ko harimo kwihangana harimo kutareba ku nyungu zawe bwite gusa tubona ko kandi urwo rukundo mu by'ukuri mbona ko ari rwo rukundo rukeneye muri iki gihe kuko abantu baravuga urukundo bakarwitiranya bararwitiranya kuko abantu twazanye kwikunda kuruta gukunda abandi turikunda noneho iyo twikunze twumva ko bigarukiye ku kwikunda gusa kandi twe tugashaka abadukunda ibi bintu bigonganisha abantu kuko niba ari no mu ngo niba hatabayemo gutanga urukundo ngo mugenzi wa rwakire nawe aruguha urwakire cya kintu kirimo hagati kibe umurunga ubahuza cyitwa urukundo ahubwo bigarukira ku kwikunda umugabo akumva yuko umugore agomba kunkunda umugore nawe akumva umugabo agomba kunkunda ariko kandi mu by'ukuri navuga ngo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda iyo wikunda ubuzi ko ukeneye ibyiza iyo wikunda ubuzi ko ukenera imbabazi ariko iyo wikunda Bibiliya ivuga ko turi bwikunde ntibitugarukire ahubwo tukanarutanga kuri bagenzi bacu nkuko kandi twikunda mu by'ukuri nkuko Apostle abivuze ingo zikeneye fondation nzima ariyo Kristo kandi zigakenera kuba mu ijambo niyo connection n'ubundi yo kuri Kristo ku rugo ikindi tugakenera kubakira ku rukundo rw'ukuri rutari urumamo nkuko Bibiliya igivuga urukundo rw'ukuri murakoze cyane rero ndabashimiye Apostle turagushimiye cyane namwe murakoze cyane amina murakoze cyane amina Imana iguhereze umugisha n'ikindi gihe tuzagukenera turahari rwose n'izo nshingano zacu amina ndabizi neza yuko abantu bose bagukurikiye rwose mushonje muhishiwe azagaruka n'ikindi gihe nagaruye uyu munsi gusa turabashimiye cyane rero nk'uko bisanzwe Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha amen murakoze cyane namwe umugisha